nose oya gende kubera uyu muhungu ari ku isoko bakobwa niba uranga ushobora kwitsinaza ugatsindira umutima wa dinero amezi abiri z'ubwo urukumva ntimurabonana ntabwo muziranye. navuye mu Rwanda dusanzwe tuvugana turi inshuti gusa uko twakomezaga tuvugana niko nabaye boyfriend we aba girlfriend wanjye so tumaze 2 months. Nuko byagenze. mumaze amezi abiri. aha ngiye kugenda gato ndashaka kubaza ikibazo. Yes. Twatangiranye hano wumvise ko nta mukobwa ushobora kumara iminsi 3 batamwicunderyeho bishoboka? Nabumvise nyuma yuko hari undi mu besto uri kukurongorera uwo ukunda wumvisha ugize ubwoba mu nda. hari uvuze ngo yamara iminsi 3 numva umutima umvuyemo. Nasetse ariko nibaga kabisa aba bana bari seriyeze quand même. So gusa aba besto icyo nabavugaho ni abantu bakunze kuba hafi nyine y'abakunzi b'abantu cyane. kandi uko bahorana nabo niko byibuze ugenda ugaragarizwa yuko nyine umwanya wawe utakiboneka cyane nk'iyi long distance relationship iba ari relation ikomeye byatari ku buryo mbese bimeze nk'aho you are like a wife and husband kandi ntabwo mu by'ukuri umuntu yabasha kubisuporta. So rero icyo navuga ku ababesto rwose bakobwa bashiki bacu mutwihanganira besto mushyire ku ruhande. n'ubundi badutwara abakunzi bacu. Okay, njya kubariza ko abakobwa bazi ko dufata bakomeje kutuzonga tubariza uwo musore iyo myaka 2 amaze muri Canada. Ntarabona uwarongora arikinisha ntibizatuma arwara ikibazo azagira ikibazo mu mutwe. Ubayeho gute muri iyo myaka 2 umaze muri Canada? Ufite uwo wicundemo cyangwa ukora ponyoto? As I said above, ubumeze nyine nk'umuntu ugiye kuba nk'umugore n'umugabo nyine urukumva ugomba kuba wifata, ariko mu by'ukuri igitsina gabo turabona bigoye kwifata kuko ubona umukobwa ukamwishimira, ukabona noneho nk'abazu nkanjye ahantu ndi mbana n'abahinde n'abanyamaroke benshi. Abanyamaroke ni beza pe ndabagutuye. ariko kugira ngo byibuze ubashe kuba wakwikontorora ugomba nyine gushyiramo n'akantu ko kugabanyira ari kugira ngo ujye uza kubona nk'umuti kuri seri cyangwa umugabo kuri seri. So kuri icyo kibazo rero cyo kuba navuga ngo ndabona wenda tubijyanamo cyangwa se yicare kuri iyo nkoni ya Musa nk'uko uzi bivuga, so hard. Turahura tukaganira tukagera 0 distance, ariko umuntu nyine akibuka ko afite girlfriend akaba yitonze tu. Betsama byatashushe. Zero distance ntabwo ubwo wenda nshobora kuba ngisobaye nabi, ariko for 0 distance kamwe nyine niyo mpamvu mvuze ni uhita ugarura ubwonko udanuka ko ufite girlfriend ugatoza ukarekera. Ariko kuri 0 distance definition yayo no gushyira igitsina mu kindi uvuga ngo nta no 0 distance ntabwo 0 distance yego ndabyumva, ariko for that time ntabwo ariko buri gihe bita bibona. Ubu umutima aba yarangiye pe byarangiye mu by'ukuri, ariko iyo ushaka kugira ngo byibuze ube seriye mu byo urimo, kandi erega iyo uhora wigaragaza cyane cyangwa se iyo uhora nyine werekana yuko ubishaka, then umukobwa nawe ageraho akavuga ati igihe cyose nzabishakira azabima, then nawe ugomba kugira none ugatangira kumwiryaho cyangwa se ukamera nk'umwe kugira ngo nawe waragushaka. Niko rero bigenda. Umaze igihe kingana iki udakora n'umukobwa udakora imibonano mpuzabitsina? Mbega ikibazo gikomeye. So maze amezi 5 nagiye gushira. Amezi 5 kwa mutipa Leonete.
kabisa. So ngira ngo urumva ko hanyuma nukuvuga ngo nyuma y'amezi 5 kandi umaranye nuvuga ngo ntabwo uramucinya mu mukuru rwose wamucinya gute mutarasambana cyangwa mutarakunda mutarahura. None nyuma yo kumva ko amezi 2 ari ikintu ari igihe kirekire urateganya kujya gutabara cyangwa umugeso urakomeza kuhakubera? Mu kwa 12 sinzaba ndi yose nagotwa. Kwa 12 zaburi. Mu kwa 12 sinasiba. Wow. Kwa 12 ngomba kuzana kizimyamoto na fire extinguisher byose nkabizanira icyarimwe. Kabisa. Umukobwa arambabaje. Tikurigera mu. Okay, reka ndangaruke kwatasha. Thank you so much my brother. Okay, thank you bro. Yeah, turi kumwe kandi thank you so much umva watuganirije neza kandi big up kabisa. Turanga abavuga ibibazo byo kukubaza uretse kugenda kuma. Bakumforo bavanga kamera yishyizeho twagiye Tasha. Fungura kamera yawe. Nako mic yawe. Nayifunguye. Wari muri relationship yazaga nyuma y'amezi 2 ubu mwaka urashize. None wongera ngo mvishe headline ikiganiro ukuntu turi kugana abantu bisanzuye. Tubwiza ukuri ubayihute. Wayobotse isoko ry'Ubushinwa cyangwa ufite umubesto uza kunyeba iminwa kayikurura tubwire ukuri. Muri amezi 5 se amezi 5 ntabwo ari menshi. Amezi 5 yamaze ujya muri dushe ugakaraba ukambara akabuba amagara ukajya mu kazi. Ntabwo ari menshi. Okay. Ufite ikibazo? Cyanjye. Ndi gushaka sheri. No, ibyo ngibyo tubiretse arahari. Ibyo ngibyo tugihoreye. Mbwira sheri ushaka agomba kumbwira ibintu 5 agomba kuba yujuje. Okay. Ikintu cya mbere agomba kuba afite agomba kuba yubaha. Kimwe. Kandi yiyubaha. Yego. Icya kabiri agomba kuba yubaha n'Imana. Bivuze ngo ari umukristo birenze ariko Justine yubaha Imana. Ikindi kandi agomba kuba nyine ari bogari nyine we mwabyohemwe mwogahambirwa ngo mwakabaye mwiyerekana uyu mwana mwatangiye kumutahinda mwatangiye kumukubita za manigani muraho murasamye dore exidiranya hari abagabo muri kuzamuka ndazamura umujene muzima ndaza kuzamura umujene waguyigaragaje nk'umuntu ushoboye ndashaka gift kuri uyu mwana ku muntu kandi ko izabagabo gusa twagiye Tasha tugende gato agomba kuba ari umusore iyo uvuze bogari what do you mean handsome handsome kuri we n'umuntu umeze gute muremure metero zingahe metero imwe na kangahe tubwire ari hejuru ya metero 1 na santimetero 60 ari hejuru ya metero 1 na santimetero 60 w'inzobe w'igikara ukayasa kose w'igikara muhagarike hano mfite nk'abasore barenga 400 hano ubwira agomba ibintu yujuje. Okay. Okay, yaba ari inzobe yaba ari igikara there is no any problem. And then atari umushomeri akora. Yego. Iyo uvuze ko atari umushomeri nuko bagomba kwafandinga ibintu bingana bite? Ko nyine akora just after akazi katarimo kwiba. Yego.
ananutse abyibushye atananutse cyane uko yabona ko nahose kose katananutse cyane atananutse cyane aha ntabwo ndanyirwa aho ukeneye uri mu Rwanda utari mu Rwanda aho yabari hose ntacyo bigutwaye igihugu cyose barimo igihugu cyose barimo yego ngaho tereka telefone ahantu telefone ntabwo yifashe right yifashe itereka ahantu kwa kuri ntuzabigenje mu kanya itereka ahantu nabonye okay we shaka ntuyishira ihagarara shaka ikintu yitege ihagarara ntuyifate ndashaka usubira inyuma gato muguruke hafi nambaye hasi ntabwo naguruka ndambika telefone ushake ugende ikintu kenyera wambare yewe ya bikore nese ko iki ya binkorere nabisabwe binkorere ndashaka kureba uhagaze please do it n'amasegonda make ese Tony iyo nkokora yawe ufite inkoko imeze nk'amavi y'ihene kandori ubwo iyo nkokora irafite uritukuza kagize isoni kabanyeho kamera garuka kwa wapi tasha binkorere sheri binkorere ashaka kureba uhagaze ni nduru wamagara agiye kwitaba ubwo baramubwira ati ikibaho ngaho Ariete uri kubwira umwana niba yaneye byari bikwiye kweri Ariete ari urampe mukiye umeze gute Ariete uyu mwana niba yaneye ntago ari njyewe fungura kamera yawe Dirite ko dinero mu following ndabeba abantu bamaze kugeraho ya ufite akabebe oya ni murumuna wanjye urashize muri murabyaye utarabyara wowe jya ahantu hamwe utuze jya ahantu hamwe ndashaka kureba njya muri salo mvago dufata ko nigenje dinero dori Tasha aragarutse okay wavuye mu rusaku va mu rusaku okay Tasha ongera ufungure kamera yawe okay ngaho ukora nayo nagusabye ko byangoye ntabwo none ntabwo bigomba kukugora subira inyuma gato ntabwo nabireka nanjye nababonye no nje kandi nturi kutureba se okay reka nze nkore ibyo ndi kugusaba Grace haguruka kandi tuba turi seriye ajya kwimurika ibintu byoroshye Tasha ntabwo ari byadange ntutekereze ko ari bundi kuri wenyine turi open hano turaganiriye ariyo kamanze nambare mbibutse ko mugomba gusharinga umwigisha wateye gutya fone wanze ugire gutya
oya uri ngombwa twagiye aha turi simple ntabwo dukomeye. thank you uravuze ntabwo nabikora keretse tuvugana njye nawe gusa ko ntabwo nabikora as live. no ndashaka kureba ukoresha ntabwo ngwe ngo nguhindukire iki ndashaka kureba ukoresha I know I wanna see how to you are ndashaka ukoresha ntabwo ndashaka guhindukira ngo rebe turashize no turi kureba iki no telefone yambitse hasi no yitereka ahantu ya hindukira kandi ndashaka kureba kuko ndeshya gusa. Okay, ntacyo banyarwandakazi diaspora abana mudafite abagore mwabyohebwe murebe umwana mwamubonye umwana ni sawa umwana ni za size ubwo wasama yasame umva kubwire rero abatips hano ntabwo wemerewe unyumve neza kugira umuntu usubiza ntaguhaye reference ye abenshi y'abantu b'abasore bari mahangaha bari ku miti bari ku miti bose abenshi n'abasazi witonde uranyumva kandi nkwibutse utaza ugahura n'umuntu uri ku miti ya karayeze urumva akagusara mukazavanga mukwiye kwa Godfather abenshi bari mahangaha n'abasazi keretse dinero aramutse ugize amahirwe agatandukana n'amaranya amezi 3 nako amezi 2 we byakumvikana ariko anatanda ibindi ngenda muri DM yanjye uri kureba ushaka kunyandikira message bigakunda nahita mfalaye nta kibazo ugenda ugarukira ugende unyandikire nimero hanyuma ugende unyandikire nimero unyandikire nimero hanyuma ndagushakira umuntu mbona ukwiye hano reka ndebe ubwo yaranyandikiye ngo reka ndore ndamuhamagara kuri telefone bumve yandikiye witwa mundebere umuntu ngo witwa Wisdom muri gutuka abantu manze mu boroki ngo yitwa nde mundebere ari hehe yanditse ibiki ndashaka kumureba reka manze nkiboroke ngo yitwa nde yitwa Wisdom nanakuborotse ntarebye ibyo wanditse ariko ngomba kukuboroka aha baba koga banje oxygen wagiye aha warukibwira namo borose oxygen umuntu kometi ngose turapfuye mutawari karashika zirasaze nuwitwa Wisdom right ngo amenyo he ngo ni yitwa amenyo hanze reka mushake mu boroke aha warugikomeza reka naba baginga urumva nyine nawe urumva umuntu wisa amenyo hanze reka mboroka amasi twagiye abangaba n'ababoroka ntabwo njya mbere mbihanganira reka dukomeze rero mwana wanjye aha twari tugeze ko agomba kubakora agomba kuba afite akazi akora sibyo umva ndaje ngiye kunyara bati ugiye kunyara ubu ni ugiye kunyara ngewe oxygen ugiye kugira ute nyine ndaje ugende giye kunyara ikinyarwanda kanga gikomeye Ana uranyumva karame fungura kamera yawe kamera yanjye yarapfuye tumuka manuka se niba yarapfuye uraza no kubwanuka hejuru uza hakora iki kuba ufite uburanga buke twari kubwihangana ariko gukoresha abantu ngo yarapfuye nuko ufite uburanga buke ntabwo wiyaminiya Munezero yapapa nzamuye ikiginga mu izina ya Munezero